n'abatware basiga abandi n'abandi n'ibuse Hello? Semana
Mvuga amen. Imirimo yose ukora Imana y'isi. Yaba mibi, yaba tuzi ndabwira kwinga imwe y'abantu se bateye uje nabona afatika ya bazabisa yajya abantu yamusomo abantu bazishuriza kuraho eka kufunika Mvuga mina yo kwirinda ku bugingo bwacu no kubugiza agaciro Imana yagize cyambere nabuze muri byo gusa haleluya shaka muri byo bisa n'agaciro Imana yashize muri yabise ubutunzi muzaza zibona yabise ubutunzi bukomeye ijambo ryawe muri no muri mwine timukora ibindi bitanze ijambo ry'Imana mwinde mudakora ibindi bitandukanye mu gusigisha mwinde turi mu isi irimo imyigishirize itandukanye mwinde turi mu isi irimo doctrine zitandukanye mwinde mutaba imirongo myiza kwirinda kwiza ni ukwirinda gukomeje guhagarara kwirinda kwiza ni ukwirinda gukomeza guhagarara mu ijambo mwiri ugana ukomeze kukoresha basebye gukora ikintu kiza uza wigenzura mu gitondo wigenzura n'umugoroba urebe gusa ndacatse umuzani no kwirinda ukareba kugaragaza ndacana gukora izo ndashaka ndabizi byose kwisanga twayirinda tugakora ibinejeje ko twabamenye nawe twakwirinda tugasanga ntabwo twababaje ntabwo twababaje ariko ko twakora ibinezeza tugaragaza kwirinda mwiri ugani mutava mwijana mwiri ugani mutava ukuri mwiri ugani mutava amasaha doce mutava mu mahanga y'ukuri nyakuri bamwira abantu ubu nibwo dufite intambara zikomeye kuko ubu nyine ko turarwana n'imyinshi zitandukanye nibyo Pawulo yabwira amasoko nzaheza aravuga ngo mwirinde imyinshi zitandukanye ko niko kwirinda kwacu murigisha imitima yanyu ijambo irindwe igumisha kumwe mu ijambo ihagarare mu ijambo ikomeze imbere mu ijambo uko niko kwirinda ndabizi hari uburyo bwinshi abantu birinda ugasanga baririnda ariko abantu batagaragaza mu rwanda kindi cya gatatu haleluya n'ibyo ubwanyu mutava kubishyiramo mwahoze reba ko umuntu wese ushaka urinde kwizera urinde ukuri gushaka kw'Imana urinde gutava mu bya mbere by'ukuri ariko cyane Imana biyoborera iyo umuntu amaze gusenga biroroshye utangira kureka cyane wabonye umusaza ko bamuhaye igikombe cyo gupfukamira wirinde utaje gusanga utagisenga kubera ko wabaye pasiteri wirinde gutava gushaka wirinde gutava mu mwanya mwiza wirinde kureka imirimo wakoraga yaguhaye imbaraga za munsi wirinde gutava ku bya bindi Imana yagukoresha ababitoya abantu batekereza ko abitoya ariko arizo bitubira mu imbaraga zo gukomeza iyo inshingano zibaye nyinshi izatoroha kumutaho gusanga abakristo ukibagirwa gusenga
biroroshe kuba umwanya w'Imana kandi ukawukorera Imana. Biroroshe cyane, biroroshe kuba Marita